Reka tujyane i Huye ahahoze icumbi ry'umwamikazi Rosalia Gicanda. Rosalia Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Abamuzi bavuga ko yaranzwe n'ubupfura, kwicisha bugufi, kwiyoroshya no kumva buri wese kuko yasabanaga na rubanda rugufi. Gicanda yavukiye Rwamagana mu 1928 muri Mutarama. 1942 aza gushyingirwa n'umwami Mutara gatatu Rudahigwa Charles Leon Pierre baturi Nyanza mu Rukari. Abamuzi bavuga ko yakuze arangwa n'ikinyabupfura, ari nabyo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara gatatu Rudahigwa yatanze ku itariki 25 Nyakanga 1959 mu 1961 ubwo hari nkubiri yo gushaka kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika. Uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe George Kayibanda yirukanye mu Rukari umwamikazi Gicanda mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyami n'ibindi bimenyetso byayo. Mu 1964 nibwo umwamikazi Gicanda yajyanywe gutura mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye, ari naho abahoze ari abasirikare ba Habyarimana hamwe n'interahamwe bamusanze bakamwicana n'abagore 6 b'inshuti ze tariki 20 Mata 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Inzu umwamikazi Gicanda yacumbitsemo n'ubu iracyari mu mujyi wa Huye munsi ya stade mpuzamahanga ya Huye ahazwi nko kwitaba. Ni inzu yubatswe mu 1940. Iyo nzu yabanje kutitabwaho irengerwa n'ibihuru, ariko nyuma mu mwaka wa 2010 haza igitekerezo cy'uko yagirwa inzu ndangamurage. Umwanzuro wo kuyigira inzu ndangamurage wafashwe mu mwaka wa 2021 ihita ishyikirizwa ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda INMR. Uwo mwanzuro bawufashe batinze kuko basanze iyo nzu yarasahuwemo ibintu byose byabagamo ku buryo utasangamo ikintu na kimwe nk'intebe, ifoto, igitanda cyangwa ikindi kintu kigaragaza yuko yatuwemo n'umwamikazi. Iyi nzu iracyakomeye kandi imaze imyaka myinshi yubatswe, gusa nta kintu na kimwe cyayisigayemo kigaragaza ko yatuwemo n'umwamikazi. Ikigaragara kuri ubu ni uko ibihuru byari biyikikije byakuweho, hacungirwa umutekano kandi hakorerwa n'isuku ihoraho mu gihe hategerejwe ko umushinga wo kuyigira inzu ndangamurage ushyirwa mu bikorwa. Amakuru dukesha igihe yahawe n'umwe mu bakozi ba INMR avuga ko mu kuyigira inzu ndangamurage bazayishyiramo amafoto n'amagambo asobanura akanagaragaza imibereho y'umwamikazi Gicanda. Umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi muri INMR Karangwa Jerome aherutse kuvuga ko batekereje ko yajya imurikirwamo ubuzima bwaranze umwamikazi Gicanda. Yagize ati, dutangira gushaka iriya nzu twashaka ko yashyirwa mu mitungo ndangamurage y'igihugu isurwa n'abantu. Twatekerezaga gushyiramo imurika ryerekeye ubuzima bwaranze umwamikazi Rosalia Gicanda. Biteganyijwe ko ubusitani bunini buri mu kibanza cy'iyo nzu buzatunganywa, abifuza kuruhuka bakabwifashisha kimwe n'abifuza kuhakorera ubukwe. Ikindi giteganyijwe ni ukuyisana, kubaka urugo rukoze neza ku buryo uhatambutse ahabona akagira amatsiko yo kuhasura. Hazanashyirwaho ahantu ho kunywera amata, hazirikanwa uko umwamikazi Gicanda yakirizaga abantu baje kumusura. Amakuru ahari avuga ko inyigo yo gukora ibyo bikorwa yarangiye kandi hakaba hategerejwe kuyemeza no gushaka amafaranga. Umukecuru w'imyaka 87 witwa Namana Serafina uzwi nka Zirakamwa avuka mu karere ka Huye, ni naho yashakiye umugabo mu 1962. Uyu mukecuru yabwiye ikinyamakuru Igihe ko akiri umukobwa yumvaga bavuga umwamikazi Gicanda Rosalia ariko ataramubona amaso ku maso. Yaje kumubona ubwo yari avanywe mu Rukari aje gutura mu mujyi wa Butare. Yagize ati, ubwa mbere duhura nari nagiye kumusura. Nagiye kumusura nk'umuntu wari uje gutura i Butare mu rwego rwo kumwereka ko aho aje gutura hari abantu. Nagezeyo anyakira neza, amamata turaganira, nyuma ndataha.
nubwo hashize imyaka myinshi Zirakamwa yibuka ko Umwamikazi Gicanda ari umuntu mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana agakunda n'umugabo we kandi akagira urugwiro. Avuga ko babanye no mu itsinda ry'abanyamasengesho. Ati twasengeraga hamwe kuko twabanaga mu itsinda ryitwaga Umushumba Mwiza. Twavanaga i Butare tukajyana mu nama y'iryo tsinda i Kigali. Hari umupadiri wari ufite imodoka wadutwaraga tukajyanirana. Usibye iyo tsinda babanagamo, Umwamikazi Rosalia Gicanda yakundaga kujya gusengera muri chapelle mu rugo rwa Musenyeri ruri kwitaba hafi y'aho yari acumbitse. Zirakamwa avuga ko Umwamikazi Rosalia Gicanda abi Butare yabanaga na nyina n'abandi bakobwa bamufashaga imirimo yo mu rugo. Akaba yarabagaho mu buzima buciriritse kuko yacuruzaga amata. Yagize ati yajyaga gusenga yavayo akaza gucuruza amata. Hari abantu bayamugemuriraga bakayazana mu majerekani kuko ibicuba byari bitaraza. Barayazanaga akayateka akayavuza. Aho yayacururizaga hari iwe aho yari acumbitse. Yibuka ko inzu y'Umwamikazi Rosalia Gicanda yabagamo yari ifite uruzitiro rw'ibiti. Yagize ati twajyagayo tugasuhuza bakaduha ikaze. Yari umubyeyi mwiza ukunda kwambara imikenyero, akatuganiriza akatwakira. Padiri Martin Mudenderi uzi neza Umwamikazi Gicanda kandi wakundaga kuba hafi ye, yatanze ubuhamya mu mwaka wa 2010 avuga ko icyo amuziho ari uko yagiraga ubupfura, agakunda gusenga, kwicisha bugufi no gufasha abakene. Yagize ati yari umuntu mwiza imbere n'inyuma. Yakundaga gusenga kandi yakundaga kuririmba indirimbo yitwa Nzasingiza Imana. Yari umuntu wicisha bugufi, agafasha abakene n'abatishoboye. Yavuze ko Rosalia Gicanda yakundaga u Rwanda cyane ku buryo biri mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu 1959 abandi bakicwa. Yavuze ko mu byo yabwiwe n'umwana w'umukobwa waje kurokoka ubwo Gicanda n'abandi bagore b'inshuti ze bari kumwe bicirwaga hamwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yamubwiye ko mbere y'uko bicwa babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga, Umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza Jean Baptiste Habyarimana wari prefe wa Butare, warwanyije cyane umugambi wo gutsemba Abatutsi. Tariki 17 Mata 1994 prefe Habyarimana yatawe muri yombi nyuma za kwicwa. Umwamikazi Rosalia Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko nawe agiye kwicwa. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1999 ivuga ko Umwamikazi Rosalia Gicanda wari ufite imyaka 66 yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komine ya Ngoma i Butare kumurinda, undi akabyanga. Tariki 20 Mata 1994 ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'Umwamikazi Gicanda baramufata we n'abagore 6 babanaga, barabatwara bajyana kubicira inyuma y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda. Muri urwo rugo hasigaye mama wa Rosalia Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Ku gicamunsi abo basirikare bagarutse mu rugo rwa Gicanda gusahura. Hashize iminsi 2 baragaruka bica umubyeyi we. Umwamikazi Gicanda aruhukiye imwami ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Turabashimiye kuri mwese mwadukurikiye. Iyi ni Rwanda Press. Kora subscribe maze icyo tubana kuri Gicanda tubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza.